ufite hari abandi batabifite. Ayo maguru hari abandi batayafite, ayo maso hari abandi batayafite. Uwo mugore hari undi utamufite wapfakaye, uwo mugabo hari abandi batamufite, abo bana hari abandi batabafite, hari abandi badafite amazi Kigali bakodesha, hari abandi badafite amamodoka wowe urayifite, hari abandi badafite akazi, hari abandi badafite ubupastori, hari abandi badafite ubudiyakoni, hari abandi badafite uburirimbyi bataririmba. Ibyo mufite byose rero ni ibitizanyo, ibyo dufite byose ni ibitizanyo, ni ibitizanyo. Imana izaguha fagitire, Imana izaguha fagitire y'imyaka umaze. Wibuke yuko imyaka umaze hari abandi bapfuye mwavukiye rimwe, hari abandi batakiriho mwabyirukanye, hari abandi batakiriho bapfiriye mu byaha, hari abandi mwabyirukanye bishwe n'inzoga, bishwe n'ubusambanyi, kandi wowe warabikoze. Imana irakureka kugeza uyu munsi. Niyo mpamvu ufite fagitire. Imana izagutera fagitire y'imyaka yakongereye. Imana izagutera fagitire. Ndavuga ni mwebwe n'ubundi mwebwe ntabwo muri abacu, ntabwo n'ubundi turi kumwe namwe. Mwebwe muhindurwa n'ibihe n'iminsi. Hari niyo ADEPR yabihindura tudashobora guhindura. Niyo ADEPR uyu munsi ya none yavuga ngo kunywa inzoga nta cyaha kirimo, sinayinywa. Kuko unajua sababu gani? Muzi impamvu? Yewe ADEPR ntabwo ariyo yanguye ku nzoga, ADEPR ntabwo yanguye mu byaha, ADEPR ntabwo ariyo yambujije kurwana no gusambana, ntabwo ari ADEPR yanguye ku itabi n'amafiyeri nagiraga. No. Yewe nabikuweho na Yesu n'ijambo ry'Imana. Haleluya! Niyo mpamvu rero niyo byahinduka, niyo byagenda gute, ntabwo tuzahindukana n'ibihe. Ndakubwiye ko abakristo barara barwana wowe, ndakubwiye ko abakristo batongana, ndakubwiye ko abakristo baryana. Dufite ikibazo gikomeye mu ngo. Abagabo n'abagore musigaye murara muri
yamfashe araririmba ngo ngende umukristo rero kandi wo mu mutima. Sinzi ko munyumvisa uwo mukristo nari mvuze ngo bitandukanye no kubyitwa. Uwo mukristo bitandukanye no kubatizwa, kuko ushobora kubatizwa kandi ntube umukristo cyangwa bakakubatiza utari umukristo, kuko umubatizo si ubanza ahubwo habanza umukristo. Uwo mukristo rero bitandukanye no kuba pasiteri, kuko ushobora kuba pasiteri uri mu cy'amazi n'umujama n'umumanyura amazi turabazi. Kuba umukristo bitandukanye no kuba umuhanuzi, kuko dufite abahanuzi b'amabandi tujya duhura nabo kenshi badupfunyikira bakatubeshya ngo Imana yavuze kandi itavuze. Kuba umukristo bitandukanye no gukora ibitangaza, kuko n'abashwekuru n'abarangi barerekwa bakanahanura bagakora n'ibitangaza, n'abamajisiye bakora ibitangaza. Kuba umukristo bitandukanye no gukora ibitangaza. Kuba umukristo bitandukanye nuko abantu babitekereza. Yaravuze ngo ngende umukristo ngo kandi ndi umukristo wo mu mutima. Ubukristo rero buhera mu mutima, bwava mu mutima bukaza ku mutwe, bwava ku mutwe bukaza ku maso, bwava ku maso bukaza ku matwi, bwava ku matwi bukaza ku munwa, bwava ku munwa bukajya ku rurimi, bwava ku rurimi bukajya ku menyo, bwava ku menyo bukaza ku ijosi, bwava ku ijosi bukaza ku ntugu, bwava ku ntugu bukaza ku nkokora, bwava ku nkokora bukaza ku biganza, bwava ku biganza bukaza ku ntoki, bwava ku ntoki bukaza ku nzara z'intoki, bwava hariya bukaza ku gituza, bukamanuka no ku nda na hariya hepfo no ku birenge no ku mano no ku kibuno. Umukristo bwava aho ngaho mvuze bukaza ku myenda, bwava ku myenda bukagenda bukajya mu cyumba uryamamo, bwava mu cyumba uryamamo bukaza muri saro, bwava muri saro bukaza mu nkundamahoro aho mucururiza no kwa mutangana no mu biro, bukava aho ngaho bukazenguruka buvuye mu cyumba cy'ibyombo, bukava aho ngaho bukajya mu baturanyi bawe, bukazenguruka bugakata bukaza hano mu rusengero. Naho twebwe tubera abakristo hano mu rusengero, twasohoka hanze ntitwongere kuba abakristo. Oro hano niho twigira umukristo, ntabwo ariho tubera abakristo. Rero aravuga ngo ngende umukristo wo mu mutima.
icyo ni ikintu ihumure z'umutima wanjye kikanyibagiza n'ibyago byose umva nduhuwe n'umwami Yesu ye ni umukristo uko ndi kose maze ninumirwa ngiye gupfa nzagira ibyeshe ngo bitavugwa zabona ihirwe ngiye mu ijuru nagira nagerete ishimo ritavugwa zabona ihirwe mu ijuru. Amen. Fata Bibiliya dusome. Dusome mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 6. Duhere ku murongo wa mbere. Abami ba kabiri ibice 6. Duhere ku murongo wa mbere ku rupapuro rwa 357. Aravuze ngo bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati dore aho tuba imbere yawe hatubera hato noneho turakwinginze reka tujye kuri Yorodani umuntu wese kure y'igiti twiyubakiraho kuba. Arabemera ati mugende. Umwe muri bo aravuga ati ndakwinginze mera kujyana n'abagaragu bawe. Aramusubiza ati ye ndaje. Ngo nuko barajyana bageze kuri Yorodani batema ibiti. Umwe muri bo agitema igiti intore ziraguruka igwa mu mazi arataka ati mbonye ishyano databuja kuko yarindirana. Uwo muntu w'Imana aramubaza ati igumiye he? Arahamwereka. Aherako atema igiti agitera mu mazi intore zo irareremba. Aramubwira ati isigire. Arambura ukuboko arayisingira. Amen. Dusome mu rwandiko rwandikiwe itorero rya Efeso 4 umurongo wa 14. Efeso 4 umurongo wa 14 handitse kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu ubwenge bubi uburyo bwinshi bwo kutuyobya ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo dukurire muri we muri byose. Ako kajambo tugiye kwiga ngo dukurire muri we muri byose. Uwo ni we mutwe ari wo Kristo. Kuri uwo ni wo umubiri wose uteranywa neza ugafatanya n'uko ingingo zose zigirirana ngo nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe. Muri Kristo wo niho umubiri ukura gukura kwawo kugira ngo ukwizwe mu rukundo. Amen. Abashyitsi baje bibanitwa abizi uri mwene wabo wa Satani kuko Satani azi amagambo menshi y'Imana ariko icyo adashobora gukora ni ukubaha Imana. Rero nawe niba uzi kwigisha neza ukamenya kuyatondeka ukabivuga cyane ukaba warabyize waraminuje muri teoloji uvuga umuriro ukaka n'ibitangaza bikaba ariko udashobora gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana uri mwene wabo wa Satani uri antikristo. Imana rero idufashe. Araririmba ngo ngenda umukristo rero kandi wo mu mutima. Sinzi ko munyumvise ariko uwo mukristo narivuze ngo bitandukanye no kubyitwa. Kuba umukristo bitandukanye no kubatizwa kuko ushobora kubatizwa kandi ntube umukristo cyangwa bakakubatiza utari umukristo kuko umubatizo si ubanza ahubwo habanza umukristo. Kuba umukristo rero bitandukanye no kuba pasiteri kuko ushobora kuba pasiteri uri mu cy'amazi n'umujama n'umumanyura amazi turabazi. Kuba umukristo bitandukanye no kuba umuhanuzi kuko dufite abahanuzi b'amabandi tujya duhura nabo kenshi badupfunyikira bakatubeshya ngo Imana yavuze kandi itavuze. Kuba umukristo bitandukanye no gukora ibitangaza kuko n'abashwekuru n'abarangi barerekwa bakanahanura bagakora n'ibitangaza n'abamajisiye bakora ibitangaza. Kuba umukristo bitandukanye no gukora ibitangaza. Kuba umukristo bitandukanye nuko abantu babitekereza. Yaravuze ngo ngende umukristo ngo kandi ndi umukristo wo mu mutima. Ubukristo rero buhera mu mutima bwava mu mutima bukaza ku mutwe bwava ku mutwe bukaza
bukaza ku maso, bwava ku maso bukaza ku matwi, bwava ku matwi bukaza ku munwa, bwava ku munwa bukajya ku rurimi, bwava ku rurimi bukajya ku menyo, bwava ku menyo bukaza ku ijosi, bwava ku ijosi bukaza ku ntugu, bwava ku ntugu bukaza ku nkokora, bwava ku nkokora bukaza ku biganza, bwava ku biganza bukaza ku ntoki, bwava ku ntoki bukaza ku nzara z'intoki, bwava hariya bukaza ku gituza, bukamanuka no ku nda na hariya hepfo no ku birenge no ku mano no ku kibuno. Umukristo bwava aho ngaho mvuze bukaza ku myenda, bwava ku myenda bukagenda bukajya mu cyumba uryamamo, bwava mu cyumba uryamamo bukaza muri saro, bwava muri saro bukaza mu nkundamahoro aho mucururiza no kwa Mutangana no mu biro, bukava aho ngaho bukazenguruka buvuye mu cyumba cy'ibyombo, bukava aho ngaho bukajya mu baturanyi bawe, bukazenguruka bugakata bukaza hano mu rusengero. Naho twebwe tubera abakristo hano mu rusengero, twasohoka hanze ntitwongere kuba abakristo. Oro hano niho twigira ubukristo, ntabwo ariho tubera abakristo. Rero aravuga ngo genda umukristo wo mu mutima. Impamvu yavuze ngo ni umukristo wo mu mutima ni uko hari abantu baba abakristo inyuma y'umutima. Hari abantu baba abakristo inyuma y'umutima, akambara nk'abakristo ariko imbere ari isega riryana. Abakanira babwiye ngo umuntu bashobora kumwita icyo atari cyo, bashobora kukwita umukristo kandi uri imbwa, bashobora kukwita umukristo kandi uri ipusi, bashobora kukwita umukristo kandi uri inzoka, bashobora kukwita umukristo kandi uri ingwe, bashobora kukwita umukristo kandi uri mugome. Ibyo byose mvuze bifite ibisobanuro byabyo. Nakuriya nahereye ku mutwe nkagera ahantu hose bifite ubusobanuro bwabyo. Kubera iki? Kubera iki? Umuntu ashobora kwambara birebire ariko atari umukristo, ari umurozi, ari n'umusambanyi. Umuntu ashobora kwambara n'igitambaro ku mutwe cyangwa agasokoza neza ariko ari umugome, ari kabutindi. Niyo mpamvu navuze ngo bashobora kukwita umukristo kandi uri imbwa. Imbwa isobanura ubusambanyi, murabizi ubwo muri abarokore cyangwa ubunyamahanga. Bashobora kukwita umukristo kandi uri inzoka. Inzoka isobanura uburiganya, uburyarya. Ushobora kwita umukristo kandi uri pawo. Pawo ni kagasiga kibona kugira imirizo imeze gutya. Ashobora kukwita umukristo kandi uri ingwe, ubugome bwuzuye. Niyo mpamvu nagereranyije n'utwo dusimba twose muratuzi kuba muri abarokore. Rero umuntu ashobora kwitwa icyo atari cyo. Niyo mpamvu ubukristo rero buhera mu mutima bugasohoka ahandi hose navuze. Mvuze ibyo bimenyetso byose navuze ko umuntu agomba kuba umukristo kuri buri kantu. Impamvu ni nyinshi. Ushobora kurara, hari abakristo bamwe tujya tugira bagira ingeso bakunda guhisha abantu, ntibahishe Imana. Nijoro bakagenda bakarara basuka imisatsi, bagasuka imisatsi, ariko baca mu gitondo bagashyira ibitambaro bakaza mu rusengero ngo baduhishe. Urishuka. Ntabwo ari twebwe tuzaguhemba, ntabwo ari twe tuzakujyana no mu ijuru. Ibyo udashobora gukora ku manywa ntukabikore nijoro. Nasomye Zaburi ya 17 irambwira ngo nijoro Imana ikize kaza kudutata birebe ko nta migambi mibi iturimo. Imana ikiza kudutata nijoro uryamye wowe utabizi, ikaza kora ko nta migambi mibi iturimo. Rero Imana idufashe. Umukristo bitangira mu mutima bikaza ku mutwe, hanyuma bikaza ku maso. Harabavugisha amaso, harabavugisha umunwa, umunwa akagira atya, harabavugisha no guseka ubusa no kwasamanga n'ubugambo bwinshi.
twahura n'ibibazo hanyuma akabidufashamo, kuko iyo umuntu ari mukuru aba afite icyo bita inararibonye. Iyo umuntu afite uruhara nk'uru rwanjye aba yarabonye ibintu byinshi kurusha abatarufite. Iyo umuntu ari mukuru aba yarabonye ibintu byinshi kurusha mwebwe abakiri batoya. Nanjye mana, niyo mpamvu umuntu wese ukiri mutoya asabwa, ategekwa, nta mpaka nyinshi, agomba kubaha abantu bakuru. Nta amagambo menshi ushyizeho, utegekwa, usabwa kubaha abakuru. Iyo umuntu uri mutoya uko byagenda kose urasabwa kubaha abantu bakuru. Iyo umuntu ari mukuru rero aba afite inararibonye. Abo bana b'abahanuzi rero hari ibyo batari bazi, hari n'ibyo batari bashobora, nubwo bari abahanuzi ariko bari abana b'abahanuzi. Gusa bagira amakenga bajyana na Elisa. Bageze kuri Yorodani rero Bibiliya iratubwiye ngo nuko rero umwana umwe ngo afata intorezo cyangwa iryangwe cyangwa ishoka, hanyuma ngo ateme igiti, ngo agiteme igiti, intorezo birakutse igwa mu mazi. Iguye mu mazi ngo arataka ngo ayi databuja we, ngo yari intirano, none iguye mu mazi. Kubera ko yari umwana yayobewe icyo gukora. Icyo ni ikimenyetso cya mbere cy'ubwana, ni uko yayobewe icyo gukora ubwo intorezo yari iguye mu mazi. Kabiri, ikigaragaza ko yari umwana, yagiye gutemesha intorezo atabanje kuyigenzura ngo arebe ko ikwikiye neza. Ibyo nabyo ni ubwana, gukoresha intorezo, gukoresha ishoka, gukoresha indyankwi idakwikiye neza, nacyo ni ikimenyetso cy'uko yari umwana. Aho igwiriyemo nabwo ayoberwa icyo gukora, arataka. Cyakora yaratatse icyo kintu yakoze, arataka atayiwe, databuja we yari intirano. Hanyuma umuhanuzi mukuru ari we Elisa aramubaza ngo we mutoto, mwana we iguye he? Umwana ngo aramubwira ngo ntihari iguye. Hanyuma Elisa afata ishami ry'igiti ngo agira cyangwa ayizamuye ngo aramubwira ngo fata wa mwana, intorezo y'abandi wari wataye kandi yari intirano. Ese ibyo ndimo kuvuga murimo kubyumva, murimo kunkurikira? Aho ndimo kugenda nifuza ko mugenda mushyiramo ubusesenguzi bwo mu buryo bw'umwuka. Iyo tuvuze ngo iyo ntorezo ngo kandi yari intirano, none wa mwana we wari utaye intorezo y'abandi mu mazi. Ese mu mazi muzi aho ariho? Mu mazi ni mu isi. Yarataye intorezo y'abandi hehe? Mu mazi. Kandi intorezo yari iki? Yari intirano. Iyo mvuze ngo intirano mbashatse kuvuga ibintu byinshi. Ubwo iyo mvuze ngo iyo ntorezo yari intirano mvuze ibintu byinshi cyane. Uriya mwana mwese mwamwihaye kandi mwavuze ngo kweri yari umwana kuko kujya gukoresha intorezo y'abandi, yarangiza akayikoresha idakwikiye neza, yarangiza akayita no mu mazi, ntashobore no kuyikuramo kubera ubwana. Ibyo ni ibintu byumvikana cyane kandi mwese mwabyumvise neza, mwese kandi mwamwihaye n'ayo mazi kandi mwese mwayumvise, kandi namaze kubabwira igisobanuro cy'amazi kuko ari mu isi. Hanyuma iyo ntorezo nayo ni iki? Ni ubuzima Imana yaguhaye, ni impano Imana yaguhaye, ni ibintu byose Imana yaguhaye kugira ngo ubikoreshe. Ariko abantu bamwe uyu munsi wa none bamaze gutakaza intorezo y'abandi. Mwese mwatangiye kwiha umwana w'abandi muvuga ngo ni umwana, ariko reka mbabaze, ubwana burahari no mu iri torero ryanyu bushobora kuba buhari. Nubwo ntabizi neza ariko bashobora kuba harimo abana mu iri torero ryanyu. Kubera iki bashobora kuba bahari? Ni uko hari abantu benshi bajya bakunda kuvuga ngo umugore wanjye, umugabo wanjye, abana banjye, inzu yanjye, imodoka yanjye, akazi kanjye, umurima wanjye, ibiki byanjye, ibintu byose mwarabyihaye, mwabigize ibyanyu, ariko nta na kimwe mufite. Ibintu byose mufite uko bingana ni ibitizanyo. Ni ibitizanyo. Ibintu byose mufite uhereye kuri ayo maso muri kundebesha mwese, ayo maso mufite ni amatizanyo, n'ayo matwi muri kunyumvisha ni amatizanyo, n'ayo maboko ni amatizanyo, n'ayo maguru ni amatizanyo. Umva, ibintu byose mufite hano muri Gashekero ni ibitizanyo, n'izo ntebe mwicayeho ni intizanyo, n'ubwo bupasitoro ni ubutizanyo, n'ubudiyakoni ni ubutizanyo, n'akazi ukora ni agatizanyo, n'amafaranga ari kuri konti ni amatizanyo, na yanzu ujya wirata ngo ni yawe ni intizanyo. Ibintu byose mufite ni ibitizanyo. Kubera iki? Kuko nasomye Bibiliya muri Zaburi ya 24 irambwira ngo isi n'ibiyuzuye n'abantu byose ni iby'Uwiteka.
byose ni iby'Uwiteka. Ifeza n'izahabu, inyamaswa z'ibirarashyamba, ibintu byose biri mu isi byose ni iby'Uwiteka. Ibintu byose mufite rero mwajyaga kwita ibyanyu, uyu munsi wa none nje kubabwira ngo mukwiriye gukura mukajya mureka kubesha muvuga ngo ibintu ni ibyanyu. Ntabwo ari ibyanyu, ibitizanyo ibitizanyo. Kandi byose ikiri gusetsa, byose biriho fagitire. Byose muzi yuko biriho fagitire, uko byose uko bingana biriho fagitire. Imana yarabibatije kugira ngo mubikoreshereze. Ayo maso hariho fagitire, ayo matwi hariho fagitire, ayo maboko hariho fagitire, ayo maguru hariho fagitire, ibyo birenge biriho fagitire, uwo mugore hariho fagitire, umugabo hariho fagitire, iyo nzu iriho fagitire, imodoka iriho fagitire, umurima uriho fagitire, kila kitu, ibintu byose mufite biriho fagitire. Imana izatanga fagitire, muzabaranwa. Impamvu muzabaranwa murashobora ni nini? Sawa bwana, impamvu muzabaranwa nayo ni uko ibyo ufite hari abandi batabifite. Ibyo ufite hari abandi batabifite. Ayo maguru hari abandi batayafite, ayo maso hari abandi batayafite. Uwo mugore hari undi utamufite wapfakaye, uwo mugabo hari abandi batamufite, abo bana hari abandi batabafite, hari abandi badafite amazi i Kigali bakodesha, hari abandi badafite amamodoka, wowe urayifite. Hari abandi badafite akazi, hari abandi badafite ubupastori, hari abandi badafite ubudiyakoni, hari abandi badafite uburirimbyi bataririmba. Ibyo mufite byose rero ni ibitizanyo. Ibyo dufite byose ni ibitizanyo. Imana izaguha fagitire. Imana izaguha fagitire y'imyaka umaze. Wibuke yuko imyaka umaze, hari abandi bapfuye mwavukiye rimwe, hari abandi batakiriho mwabyirukanye, hari abandi batakiriho bapfiriye mu byaha, hari abandi mwabyirukanye bishwe n'inzoga, bishwe n'ubusambanyi, kandi wowe warabikoze. Imana irakureka kugeza uyu munsi. Niyo mpamvu ufite fagitire. Imana izagutera fagitire y'imyaka yakongereye. Imana izagutera fagitire. Imana izagutera fagitire. Dore niwishimye ngo wabonye ubupasitoro, babaye ubupasitoro ejobundi, izagutera fagitire y'ubwo bupasitoro iguhaye. Ntugire ngo ni ugupfa kuba pasitoro gusa, hayiwezi kandi izaguha fagitire. Izayiguha. Ntabwo ari ibintu byo kuza abantu baririmbe gusa, izaguha fagitire y'uwo muhogo. Izaguha fagitire. Ibyo dufite byose rero ni akarusho, ni isumbwe. Imana yaduhaye isumbwe. Muri mu rusengero rero, izindi zimaze imyaka 2 zifunze. Ache michezo yero, hari insengero zigiye kumara imyaka 2 zifunze. Hamwe bw'agashekero muri yego rwose. Wambaye kiresiti ntabwo amenya ko kera. Abandi zarafunzwe imyaka irashize, bari hanze batazi ko urusengero rusa, bataririmba, batazi ko indirimbo zera inanga barazimanitse. Naho mwebwe abantu bo mu gashekero muraririmba, mukiyongeza, mugatera n'amakorasi, ihisi nababwira muracuranga uko mubyumva. Abandi zarafunzwe, izabaha fagitire, izabatera fagitire.
basigaye babita ngo ni abatejwe imbere n'imiyoborere myiza. naho mwebwe rero ngo ni abasigajwe inyuma n'amateka, cyangwa ni mwebwe mwasigajwe inyuma n'amateka kuko mutazi ko basigaye babita ni abatejwe imbere n'imiyoborere myiza. musongere mu bita abatwa muzabona ingorane, bazabajyana daridari mudakoze ibirenge hasi. ni abatejwe imbere n'imiyoborere myiza. ariko icyo nashatse kuvuga ni iki? ni uko bavuze ngo jenoside yabaye ngo mu Rwanda ngo hari abakristo ngo 99 ngo n'ibice bingahe ku ijana. nanjye ngahita mbakanira nti no, ntabwo byabaho. ntabwo igihugu cyaba kirimo abakristo 99 n'ibice bingahe ku ijana ngo habemo jenoside. jamais ayiweze, kandi ntabwo byakunda, ntabwo byakunda. ahubwo icyari gihari ari nacyo gihari uyu munsi wa none, abantu bari buzuye mu nsengero ari abahutu, abantu bari buzuye mu nsengero ari abatutsi, abantu bari buzuye mu nsengero ari abatwa. niyo mpamvu jenoside yabaye, niyo mpamvu jenoside yabaye. niyo mpamvu yabaye. iyo baba abakristo ntibyari bukunde, iyo abapasitoro baba abakristo ntibyari bwemere, iyo abadiyakoni baba abakristo ntibwari bwemere, iyo kwa padiri no kwa shehe baba abantu b'Imana ntibyari bukunde. abantu bari buzuye mu nsengero ariko atari abakristo, bari buzuye mu nsengero badakijijwe nk'uko n'uyu munsi wa none bimeze. abantu buzuye mu nsengero badakijijwe, abantu buzuye mu nsengero atari abarokore, abantu buzuye mu nsengero barabatijwe ariko ntabwo bahindutse, abantu buzuye muri za korali ariko badahindutse. niyo mpamvu twasomye ijambo ritubwira ngo nuko rero dukwiriye gukura kandi tugakurira muri Kristo Yesu muri byose. tugakurira muri Kristo Yesu muri byose. nta muntu ushobora kugira amoko abiri, initira hayiweze, kandi nta muntu ushobora kugira amoko abiri. ntibibaho, ntabwo bibaho, nta nubwo bizabaho. ntabwo ushobora kuba umukristo ngo ube n'umuhutu, jamais hayiweze, kandi ntushobora kuba umukristo ngo ube n'umututsi, byemere. ntibibaho. ntabwo ushobora kuba umukristo ngo ube n'umutwa, byemere. no, ntabwo bikunda, ntabwo byakwemera. niyo mpamvu umuntu ntashobora kuba umukristo atarakiriye Yesu muri we, kuko Kristo Yesu niwe ubera umukristo muri twebwe. niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. nuko rero ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa n'uwo wankunze akanyitangira. ntabwo ushobora kuba umukristo utarakiriye Yesu. kandi Yesu si umutwa, Yesu si n'umuhutu, Yesu si n'umututsi. no, Yesu ni Imana kandi akaba n'umwana w'Imana. iyo yatugezemo rero umva uko ibyanditswe bimbwira. Abakorinto ba 2:5-17 birambwira ngo iyo umuntu yageze muri Kristo Yesu aba ari ishare mu igisha. avuga ngo ibya kera biba bishize, ngo dore byose biba bihindutse bisha. niyo mpamvu ku murongo wa 16 w'icyo gice aravuga ngo nicyo gituma tutagitekereza umuntu wese dukurikije amasekuruza, nubwo ariko batekerezaga Kristo, ngo ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. iyo umuntu yageze muri Kristo Yesu ubututsi burarangira. iyo umuntu yageze muri Kristo Yesu ubuhutu burarangira. iyo umuntu yageze muri Kristo Yesu ubutwa burarangira. kuko muri Kristo Yesu ntabamo umukristo cyangwa ishyanga rigawa. iyo bavuze ishyanga rigawa baba bavuze wasigajwe inyuma n'amateka. muri Kristo Yesu ntabwo babamo. Petero abivuga neza ngo kera ntitwari ubwoko, ariko uyu munsi wa none twahindutse ubwoko bw'Imana, ishyanga rye. haleluya! abantu Imana yarose kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. kera ntabwo twari ubwoko, none ubwo bututsi mwabukuye he? ubwo buhutu bwanyu mwabukuye he? ko Bibiliya imbwira ngo ntitwari ubwoko, ubwo butwa mwabukuye he? mwabukuye he?
uzayinywa kuko unajua sababu gani muzima yewe ADEPR ntabwo ariyo yanguye ku nzoga ADEPR ntabwo yanguye mu byaha ADEPR ntabwo ariyo yambujije kurwana no gusambana ntabwo ari ADEPR yanguye ku itabi n'amafiyeri nagiraga no yewe nabikuweho na Yesu n'ijambo ry'Imana haleluya niyo mpamvu rero niyo byahinduka niyo byagenda gute ntabwo tuzahindukana n'ibihe twe tuzi gutandukanya ADEPR n'agakiza tuzi gutandukanya Yesu na ADEPR tuzi kubitandukanya muzuri sana tuzi gutandukanya umubatizo no gukizwa tuzi gutandukanya ibyo abantu bibwira Bibiliya yatubwiye ngo nuko rero dukwiriye gukurira muri Kristo Yesu kandi muri byose kugira ngo twere guteraganwa hirya no hino n'imiyaga n'ubwenge bubi n'inyigisho zipfuye z'abadayimoni kwe gutandukana tugakurira muri Kristo Yesu muri byose iyo umuntu yakiriye Yesu agira ubwenge buzima umumenyesha gutandukanya ikibi n'icyiza akamenya gutandukanya abakuru n'abatoya iyo umuntu yakijijwe ntiyongera kurwana n'umugore wakibebewe cyo mu buriri kirwana n'abagore irarakirwana abakare n'ababwiye abantu bajya baza bakasanga pastor ndakingo n'abaye umugabo ndashaka kuroga pastor akamureba urakijijwe kabisa uri umugabo ushaka kuroga rero ko ufite ubwanwa se ufite ubwanwa sawa akazi na fiance akamuzana niko mukobwa urumva ukuze kabisa ushaka gushaka ndakuze rwose none se mubona ko mfite n'amabere umuhungu waramukunze ishusho ni switi wanje urashaka gusezeranya pastor ati sawa akabasezeranya ashira iminsi mikeya gusa ashira iminsi mikeya bamuhungu akaza pastor dayimoni yawe washingiye rwose yananiye ngiye kwiruka pastor jewe nagushingiye dayimoni ejo bundi uza kumbwira ngo ni switi wawe ngo ni shushusheri ngo asa n'izuba rya kibera inka none ahindutse dayimoni aka kanya niko bebe wowe w'umugabo ufite ubwanwa wa mubebe ufite ubwanwa wibwiye yuko gutunga umugore ari ukumuha imiceri n'impuze n'ibirayi gusa none aka kanya utangiye kuza kuvuga ngo nagushingiye dayimoni uri kibebe gifite ubwanwa ndakubwiye ko abakristo barara barwana wowe ndakubwiye ko abakristo batongana ndakubwiye ko abakristo baryana dufite ikibazo gikomeye mu ngo abagabo n'abagore musigaye murara muryana Kristo bana n'umugore umugore aravuze ati mumbwirire cyane ukubwirire cyane se ubugare bwawe sibwo butuma bagusekura ubugare bwawe ugira ntuzi gutandukanya nawe washatse kwigira umugabo n'abagabo babiri mu nzu babaho jamais yewe wakibebewe cy'umudamu we ntabwo uzi yuko umugabo ari umwana wundi none weho uzana ubushenge n'ubushinzi n'ubushitori bwawe n'ubukaka n'ubusuzana bwawe bwose ukaza kubushyira ku mugabo we bakubwiye ko ari umwana nkawe
umupasiteri witwaga Musabwimana Samuel bigeze kuba umureza yaravugaga se akavuga ngo mbese utakizwa ngo abafite Yesu yagira n'ikinyabupfura utakizwa ngo ufite Yesu ntiwagira n'ikinyabupfura dukwiriye abakare n'ababwiye hari ahantu hitwa Katabaro habaga umupasiteri witwa Simoni w'umusaza n'umukuru cyane aranduta cyane aranduta rwose hanyuma ni akana k'agakobwa karaza agakobwa kangana n'akayo akahise nishake mfate n'akayo so agakobwa yego wino banguka uzubwire ngo urahoroye cyangwa Yesu ashimwe Yesu ashimwe Simoni Yesu wakoze ibi ni ibiki Simoni pastor Simoni akana kangana n'akari kakabwa Yesu ashimwe ngo Simoni yigeze abona na pastor ni Simoni yeyo tundamukije nk'utwo twanarebe takafata gakomeza wakana warerewe asoni ubu umuntu ungana nanjye uruhara ukabwira ngo Yesu ashimwe Royce Jora ski kandi kitwakereka avuga ati no ega jewe ntabwo Kristo bati kandi kitwakeka avuga ati mugire vuba mu gice cyane na bene wacu mwese ni bene wanyu murabicaye muzike bamukoreye abere no kuri bahise bamwica ariko yapfuye umugabo yanze kwitwa agenda Kristo umunsi yicaye imbere ya yandege nawe arahimbaza Imana itugenderere cyane si uko mwandebye mwabonye n'ubwoko bw'igihugu aho se ni mukeke vuba mukeke ariko ibyaha bizabica byo gukeka nabyo amatagiye gukeka ibyahe na byanzavayo ntabwo mumenye ndi umukristo jewe ndi umukristo ntabwo ndi bene wanyu ntabwo ndi umuhutu mwene wanyu ntabwo ndi umututsi mwene wanyu ntabwo ndi wasigajwe n'amateka bene wanyu ndi umukristo kandi nzahura niwe sindi n'umwega sindi n'umwesigaba sindi n'umusinda sindi n'umusinzira sindi n'umugesera sindi ahubwo ndi umukristo kandi nzahura niwe ndabahamije ari gushaka abahutu mwese mwaje abazigaba mwese mwaje n'abagesera mwese n'abatutsi mwaje hano mwahagiriye ingorane n'ukuri muragenda mubiganura muravuga uti twahuye n'umupastori reka bya bindi mwajyaga babigisha inyigisho zipfuye zo kubajyana muri Amerika no kubaha ibiryo n'amazu n'utuki ibyo ngibyo nabwiye abakare ngo nimushaka amazu mujye gukora no gushaka amafaranga muyubake cyangwa mujye gushaka keredi mwubake
yobu yaravuze ngo henga mpimirwe ku minzani ireshya hanyuma uwiteka arebe gukiranuka kwanjye. Iminzani ireshya ni ya minzani y'amabuye, hano bashyira amabuye, hano bakahashyira imyaka, noneho ikirusha ikindi kikazamura imbaraga, kikazamuka ikinyantege nke kikamanuka. Ijambo ry'Imana mwaritsinze cyangwa ryabatsinze. Ngiye kubanza kuvuga ngo umuntu wese udakijijwe, umuntu wese waje mu iri teraniro akaba yumvise ijambo ry'Imana akumva adakijijwe cyangwa yaraguye yarakijijwe akagwa, arazamura ikiganza tumusengera Imana, tumumurikira Imana, tubanze tumwandikishe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama w'Imana, kuko Bibiliya yarambwiye ngo umuntu wese uzaboneka atanditse muri icyo gitabo bazamuboha amaguru n'amaboko bamujugunye mu nyanja ya kumuro n'amazuru, ariyo rupfu rwa kabiri. Abantu bumva baje mu iteraniro bashaka kwakira Yesu nabo bagakizwa, bazamura ibiganza. Ahari zamura ikiganza cyawe ushaka kwakira Yesu, nawe umukore mwiza, umukristo mwiza. Niba uhari gira gutya Yesu akumugisha, nawe zamura ikiganza. Niba uhari nawe Yesu akumugisha, nawe zamura ikiganza. Niba uhari ushaka kuba umukristo mwiza, ushaka kuzajya mu ijuru, zamura cyane, zamura ikiganza cyane tumusengera Imana. Zamura, zamura, zamura. Niba uhari saba Yesu akumugisha. Abari bakishijwe nabo bakagwa bagasubira inyuma, namwe mugire gutya. Niba muhari zamura ibiganza. Niba muhari muze ba pasiteri babasengera Imana kugira ngo mukizwe neza. Niba muhari muzamura ikiganza, zamura cyane. Niba uhari sawa, reka dusabe bariya bazamuye ibiganza baze bapfukame hano abapasiteri babasengera. Natwe twabigenje, natwe twaraje turapfukama baradusengera, turakizwa, twakira Yesu. Njoo kwa Yesu. Mwami Yesu arakukunda, niyo mpamvu yakuzanye mu iri teraniro ngo wumva aya magambo. Ngwino tugusengera Imana, nambuka nawe ukazamuye ibiganza. N'undi wese wumva ashaka kwakira Yesu nambuke, wambuke mbere kudutinza amasaha yagiye. Umuvugabutumwa umwe witwa Munongo w'Ubukavu yigeze atwigisha hariya kuri stade, aratubwira ngo icyaha kiruta ibindi byaha byose. Tega amatwi mwumve icyo cyaha. Aratubwira ngo icyaha kiruta ibyaha byose abantu bakora n'ibyo wakoze, ngo ni icyaha cyitwa kwanga imbabazi z'Imana. Donc kugeza uko wabikoze, kugeza uko wabikoze, none n'igihe Imana ishatse kukubabarira urabyanze. Icyo ni cyo cyaha kiruta ubusambanyi wakoze, icyo cyaha kiruta ubujura wakoze n'ubugome bwawe. Icyo ni cyo cyaha cyo kwanga imbabazi z'Imana. Ntawe usigaye maze yakira imbabazi z'Imana. Imana iragushaka ukizwe, reka Imana iragushaka ukizwe, uhinduke. Niba uhari ngwino nawe bagusengera hamwe nawe ngaho. Udahari kandi nta kibazo, basengera abangaba bemeye. Abangaba ni benshi mu ijuru bajya bakora umunsi mukuru y'umunyabyaha umwe yihana. Mana tuje imbere yawe, dusengeye bashiki bacu bahisemo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Yesu babera umukiza, babera igisubizo. Kuva uyu munsi baba abana bakundwa mu izina rya Yesu, baba abana ubyaye kandi n'abandi binangiye imitima, ariko ijambo ryakozeho imitima yabo nuyigenderere. Kugira neza kwawe kube kuri bo, kandi kuva uyu munsi babe ibyaremwe bishya, batandukana n'indi minsi bari barimo. Tugushimiye kubw'agakiza ubahaye mu izina rya Yesu, amen. Muhaguruke murarebe uriya mubyeyi, uriya yego mumusange abavugishe gato muhite mugaruka. Yesu abavugishe. Arakoze cyane, Imana ibavugisha. Yameze neza, yabigishije, yameze inyigisho ntabwo abantu bishimiye hano, kuko basikunda ntabizi ko batabisikunda, ariko ntacyo bitwaye igihe cyo mva no kumuha mu bwisi. Hanyuma umugabo umwe yaravuze ngo umuntu arimo kugenda mu isi, umuntu ashobora kubuza inyuma
navuze na birya byose natondetse. Hari n'abatinya guhaguruka nyine kuko banze kuba ngo batabita abahutu cyangwa batabita abatutsi, batabita abatwa, ariko hagurukiremo nawe. Umuntu umwe yigishije abantu nguko nanga kwihana, hanyuma bagiye gusengera abarwayi nawe muhagurukiramo. Navuga ati rero burya wigishije, hanyuma nanga guhaguruka mu banyabyaha atari kubahagurukije abarwayi, ati burya nanjye nahagurukiye no kugira ngo Imana indebe ibabarire ibyaha byanjye, kuko wari ugiye gusengera abarwayi. None namwe murabahagurutse muri uyu mwanya nuko abantu bagize isoni, ariko mubwire Yesu ko burya natwe twatsinzwe, mubwire ko twatsinzwe, twasanze turi abanyabyaha, none tubabarire. Reka dusenge Imana. Rambura amaboko yawe ubwire Yesu uti dore nanjye ingeso yanjye ngiye. Mwami Yesu Kristo, wowe umenya imitima y'abantu bose utagira ikibishwa, iyi mitima yose ihagaze imbere yawe, abaja n'abagaragu bawe bahagaze imbere yawe kandi batsinzwe n'ijambo ryawe. Impamvu batsinzwe ni ukugira ngo batsindishirizwe. Turabasengeye kugira ngo bababarire, ubakureho urubanza rw'ibyaha, imigayo yose, imivumo yose. Mwami Yesu ukureho amaraso aviriye igorogota ku musaraba, nabuhagira abatunganye imibiri n'umwuka ndetse n'ubugingo nabo ubwabo, ubatunganiriza ubwenge n'imitima, bahinduke rwose, bafate umwanzuro wo kwezwa no gutunganywa, ko twamenye yuko umuntu wese utejejwe atazabona umwami Imana. Kandi turasenze ngo niba harimo abatanditse mu gitabo cy'ubugingo, turabakumuritse kuri aya masaha kugira ngo nabo bandike mu gitabo cy'ubugingo, ubwo uzagaruka mwamuje guhamagara amazina y'abera, umuntu wese azumva izina rye rihamagawe. Urakoze, turagushimiye ko byumvise, tugukomeye amashyi menshi n'ababyeyi bakuvugirije impundu, mu izina rya Yesu Kristo, mwami n'umukiza wacu, amen.